imbaraga. hari abantu bakunze kureba video y'icyigisho akahita agenda. Nyamuneka ntuze kugenda utari iby'ubutumwa ngo uburangize. Oya, ni ingenzi cyane ni rwose. ingenzi kuri we, bufitiye umumaro we ndetse n'abandi bose bazakurikira ndetse n'abazabigezaho. hari igihe Satani ahita agushuka ati ikomereze wigende. aho ngaho gara hirya urahabona aho ngaho udukomeye. abakuriganije. Tubanje kubasuhuza mwese abajya badukurikira, Imana ibaha umugisha. Rero tumaze iminsi twiga ijambo ry'Imana, none n'uyu mwanya tugize undi mugisha udasanzwe wo kuboneka muri aya masaha turi kwiga nanone ijambo ry'Imana. Rero nibyo gushimira Imana uburyo iba yabanye natwe ikaturinda, ikoresha imbaraga zose. Amen. Ndabeshya ibintu mvuze? Oya, ntabwo ubeshya. Rero reka dushimire Imana, ari mwebwe mudukurikiye umurongo w'ikoranabuhanga wa YouTube channel yitwa Ray TV, rwose turabaramukije, Imana ibaha umugisha. Amen. Rero aya mahirwe tugize yo kwiga ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe tugira uwo mugisha, reka mbere y'uko dukomeza tubanze dusenga Imana, ubundi tubararikira icyigisho tugiye kwiga uburyo ari cyiza cyane. Yego. Rero numva wadufasha mu gusenga tugakomeza. Reka twubashye Imana dusenge. Uwiteka, turagushimye turaguhimbaje, icyubahiro n'ikibi cyawe. Amen. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye bubana natwe bukaturinda, nyamara ubuhanuzi burimo buragenda busohora nubwo bamwe tutaramenya yuko buri gusohora. Uwiteka, uduhe kumenya ibihe dusohoyemo kugira ngo twitegure kuza kwawe. Tugiye kwiga amagambo wandikishije, turifuza kugira ngo imbuto yabibwe muri iri jambo yera imbuto muri twebwe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane muvandimwe kudusengera. Yego. Tuzi ko iyo umuntu asenze, iyo iryo sengesho risenganywe kwizera, yego, riba rifite imbaraga idasanzwe. Amen. Rero kandi tubwiye Imana yumva, iyo tubwiye ntabwo ari igipfamatwi, yabyumvise. Tugiye kwiga ijambo ryayo yandikishije, kandi yasezeranye kurituyoboramo. Rero abadukurikiye mwese muze dufatanye twigane ijambo ry'Imana kandi dukuremo imbaraga. hari abantu bakunze kureba video y'icyigisho akahita agenda. Nyamuneka ntuze kugenda utari iby'ubutumwa ngo uburangize. Oya, ni ingenzi cyane rwose. Ni ingenzi kuri we, bufitiye umumaro we ndetse n'abandi bose bazakurikira ndetse n'abazabigezaho. hari igihe Satani ahita agushuka ati ikomereze wigende. aho ngaho gara hirya urahabona udukomeye. aho ngaho abakuriganije. Yego. Rero dufite umugisha muri iyi minsi. Dufite icyigisho kidasanzwe gifite insanganyamatsiko nziza. Yego. iri kutubwira ngo imbaraga yande y'umuzuko wa Kristo. Imbaraga y'umuzuko wa Kristo niyo turi kwiga muri iki cyumweru. Rero mu mbaraga y'umuzuko wa Kristo tuzigama ibintu byinshi cyane. Tuzabonamo igitumye turi kwiga aya magambo. Yego. Buriya Imana ijya yitegereza ikabona igikwiriye mu gihe gikwiriye. Yego. Rero muri iki gihe ibonye ko tugomba kwiga aya magambo, tukamenya umuzuko wa Kristo, imbaraga bifite kuri twebwe. Yego. ari twe turi kubivuga, ari n'abandi badukurikira. Ubushize twari twabonye yuko Yesu yaza kuba atarazutse, nta byiringiro tuba dufite. Yego. Satani aba yaramutsinze, ariko twaje kubona yuko umuzuko wa Kristo niwo waje kuvamo intsinzi kuri twebwe cyane. Yego. Rero icyigisho cy'uyu munsi dufite kiri kuvuga ngo Kristo wazutse, ibyiringiro byacu rukumbi. Amen. Urumva nta handi byiringiro by'umuntu byakagombye kuba biri usibye kuri Kristo wazutse. Amen. Uyu munsi amateka ajya atubwira ko hariho ba Kristo benshi cyangwa ba Yesu benshi, ariko uyu Kristo wazutse atandukanye n'abo bandi bitwa ba Kristo cyangwa ba Yesu. Yego. Rero umuzuko wa Kristo niho hari ibyiringiro by'abatuye iyi si uyu munsi, yaba ari uw'umwizera uyu munsi wagize uwo mugisha, ndetse n'utaragira ayo mahirwe yo kumwizera, niho hari ibyiringiro by'abatuye mu isi. Yego. Rero icyigisho tugiye kwiga hari amagambo abanza ahari ariko tubwira, ariko tutarakomeza tuzirikane ko icyigisho turi kwiga gishingiye mu bitabo, mu nzandiko ebyiri Pawulo yandikiye Abakorino, urwa mbere n'urwa kabiri.
rero tugeze mu gice cya 15 cy'urwandiko wari uzi ko hasigaye igice kimwe cyonyine tugasoza urwandiko rwa mbere. urumva ko twakirangije kandi twizemo ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi Pawulo yagiye yandikira Abakorinto cyane. Rero muri icyo gice cya 15 duhereye ku murongo wa 9 kugeza 19, Pawulo asobanura uburyo ingaruka zo guhakana umuzuko zishishana kandi ziteye ubwoba. Umuzuko uramutse utabaho, abizera nta byiringiro baba bafite muri iki gihe, nta n'ibyo baba bafite no mu gihe kizaza. Bivuze ngo Pawulo mu gihe yari ari kurwanya kino kibazo cyari mu Bikorinto, barwanyaga umuzuko wa Kristo. Bamwe bakavuga yuko uyu muzuko utanabayeho, bakavuga ko Kristo atigeze azuka. ariko Pawulo agaragaza yuko hari ingaruka zikomeye cyane mu guhakana no muzuko, kuko abakristo nta byiringiro baba bafite muri iki gihe, ndetse no mu gihe kizaza nta byiringiro byo kuzabaho baba bafite cyane. Rero dusomye muri icyo gice twari tumaze kuvuga cya 15 ku murongo wa 9, wadufasha ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 19 kugira ngo twumve uko hatubwira. Pawulo yaranditse aragira ati: kuko noroheje hanyuma y'izindi ntumwa zose, ndetse n'ibinkwiriye ko nitwa intumwa, kuko narenganya itorero ry'Imana. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi iruta iya bose, nyamara si njye, ahubwo ni ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Murongo wa 11, nuko rero ari njye cyangwa bo, ibyo nibyo tubabwiriza, namwe nibyo mwizeye. 12, ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko nta wazuka? Ese ni gute bamwe muri twe bavuga ko nta wazuka? 13, niba nta wazuka rero na Kristo ntarazuka. Icyo byaba bivuze. 14, kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye uk'ubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo, uwo itazuye niba abapfuye batazazuka. Niba abapfuye batazazuka, na Kristo ntarakazuka. Kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo bwa Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Yego. Urumva harimo ibyiciro bibiri. Yego. By'abantu bizera umuzuko wa Kristo n'abandi batawizera. Yego. Kandi aba bantu bose bitwa abizera, kuko yakomoje ku magambo avuga ngo ibyo twaba twizera byaba ari iby'ubusa. Tubaye uno muzuko udahari, yabasobanuriye yuko byaba ari ubusa, byaba ari ikibazo. Tubaye tuvuga ko twemera Kristo, ariko umuzuko we tukaba tuwuhakana. Hari abantu benshi bavuga yuko nyine kuzuka bitazabaho, ukavuga ati umuntu wapfuye ntazazuka. Abenshi bavuga yuko kuzuka kw'abantu ari igihe ngewe nashatse nkabyara umwana. Yego. Ubwo uwo mwana yazaza asa yenda muri famiye, hari umuntu wari ufite imico imeze uku n'uku, uwo mwana yaza afite imico isa n'iy'uwo mukurambere wo muri famiye, akavuga bati ni wa wundi wazutse muri ubu buryo. Ariko ntabwo ari cyo Pawulo ari kuvuga hano. Kandi n'icyo uwo muntu yaba yibwira gutyo ni ikinyoma, ntabwo Bibiliya yigisha gutyo. Wari uzi yuko Bibiliya buriya ivuga ko hazabaho imizuko ibiri? Yego. Hazabaho imizuko. Aho hazabanza hakazuka abandi, abakiranutsi. Abakiranutsi barakize, bazazuka bwa mbere, noneho abanyabyaha bo bazuke bwa nyuma, bazukira no gupfa. Abakiranutsi bo bazukire kujya mu ijuru. Rero dukomeje hasi,
mu cyigisho cy'uyu munsi turi kwiga Mm. kivuga Kristo wazutse ibyiringiro byacu rukumbi. ibyiringiro byacu rukumbi, Mm. hari andi magambo bahavuze ahari. Mm. Muri rusange Mhm. abapagani bo mu gihe cya kera ntibizeraga umuzuko, by'umwihariko abagiriki. Yego. ubwo iki gihugu sibyo Yego. niho habarizwaga ubupagani. Cyane cyane nibo Cyane bantu cyane. bahakanyaga uno muzuko. bahakanaga umuzuko wa Kristo. Mhm. Mu myizerere yabo yatandukanyaga umubiri n'ubugingo. Mm. ubwo niko babyizeraga. Mm. Bavugaga ko iyo umuntu apfuye Mhm. ubugingo buzamuka mu kirere bukajya aho imyuka y'abapfuye igeza Ijya. gute ijya. Pawulo atangira igika cyo mu rwa mbere rw'Abakorinto 15 ariho hadutangirana n'ibivuga umuzuko wa Kristo, Yego. akoresheje ikibazo cy'ubuhanga cyerekana ko hari ibyari byamuteye urujijo. Yego. Urumva bitewe n'uburyo abagiriki bo muri icyo gihe cyangwa ubupagani bwo muri icyo gihe Mm. byateye Pawulo Ikibazo agira urujijo. Yego. Akabaza ati bamwe muri mwe bavuga bate ko nta wazuka? Iki kibazo Pawulo yarakibajije. N'uyu munsi ariko wakibaza. Yego. Bamwe barakibaza. Mhm. Pawulo ntiyiyumvishaga ukuntu hari abatizera umuzuko, Mhm. by'umwihariko kuko hari abantu benshi Babyiboneye. babyiboneye. Nubwo abantu benshi muri bo bari bariboneye ko Yesu Kristo yazutse, Mm. ariko abenshi bari bagihakana iki? Umuzuko. Ariko ubwo mise bintera kwibaza Mm. niba mu kinyejana cya mbere, Yego. kuko niho Pawulo yari ariho, Yego. abantu benshi barahakanaga umuzuko kandi bamwe barabyiboneye n'amaso yabo. None twebwe mu gihe Mu gihe cyacu uyu munsi tutarabona n'uwazutse. uyu munsi yenda hari abo tujya twumva tukavuga ngo yari yapfuye arazuka, sibyo? Yego. Ariko noneho bo biboneye Kristo, wo bahakanaga Yazutse. umuzuko we Mm. bakavuga ko atazutse, barabyiboneye. None twebwe ubuhakanyi bwa none ubwo bwaba bugeze ku rugero rungana iki? Twebwe bugeze kure cyane kuko abantu nta nubwo babyemera. Ariko ntekereza ko Mm. imbaraga yakoreshaga Pawulo akizera yuko Kristo yazutse ko, sibyo? Yarabyiboneye n'amaso ye. Yego. Iyo mbaraga yamukoreragamo ntabwo yari iye, Yego. kuko nawe byashobokaga ko yari kuboneka muri uyu mugabane w'abantu w'abahakana bahakana umuzuko. umuzuko wa Kristo. Yego. Ariko n'uyu munsi nubwo twavuga ko Mm. kuzuka kwa Kristo twe tutakubonye n'amaso, Yego. ariko uwugize umugisha akamurikirwa na Kristo, Mm. imbaraga y'umuzuko arayibona. Amen. Kuko kuzuka kwa Kristo twabonye ko ariho hari ibyiringiro rukumbi by'abatuye mu isi bose. Kandi n'uyu munsi hari abantu bafite ibyiringiro byo kuzabona Yesu agenje gute? Agarutse. Rero abantu bafite bene ibyo byiringiro ni nabo bafite ibyiringiro by'uko Kristo yagenje gute? Yazutse. Rero hasi bakatubwira ngo mu by'ukuri Mhm. avuga ko niba nta muzuko ubaho, ubwo Kristo yaba atarazutse, Yego. sibyo? Mm. Ibyo tubwiriza byaba ari iby'ubusa. Mbega Ubwo ibyo bivuze ko tubwiriza byose uyu munsi ivugabutumwa ryaba rikorwa ryose ryaba ripfuye. Kristo aba yatarazutse. nta ntego ryaba rifite. Yego. Kuko burya muntu akora ikintu afite intego ashaka kugeraho. Yego. Rero uyu munsi ivugabutumwa iryo ari ryo ryose ry'ubwoko ubwo ari bwo bwose ryaba rikorwa, Mm. kandi rivuga ko Kristo yazutse, Yego. mbega nta ntego yabihari. Yego. Agakomeza akavuga ngo no kwizera kwacu kwaba ari ukubusa. Mbega ubwo twaba twiringira ibidahari, Mm. sibyo? Niba twizera ko Kristo azagaruka kandi tukaba tuzi ko yapfuye akazuka akajya mu ijuru, ubwo n'ibyo twizera ko azagaruka ntabyo byaba ari iby'ubusa, Yego. sibyo? Ubwo nicyo bari kutubwira. Mhm. Twaba turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma. Ibasi. Mbega Imana twaba tuyishinjije yuko ari nyabinyoma, kuko niyo yavuze ko Kristo yamuzuye azapfa akazuka mu minsi ingahe? 3. Kandi ni nayo ubwo yahamije ko Kristo yagenje gute? Yazutse. Abantu babibonesha amaso. Bakakomeza bakavuga ngo kwizera kwacu kwaba kutagira umumaro. Mhm. Twaba tukiri mu byaha byacu. Mhm. Kandi bigaragara ko abapfuye baba barimbutse. Ikibazo Ubwo gikomeye cyane. n'ikindi ingaruka yo kuba abantu twaba tutizera umuzuko
byaba bivuze ko n'abapfuye barimbutse. bizeye ariko nabo ubwo baba bararimbutse kuko Kristo kuzuka kwe niho harimo no kuzuka kw'abapfuye bagende gute bamwizeye. ubwo rero byaba bivuze ko niba Kristo yaraheze mu gituro n'abapfuye bavuga ko bari mu byo kwizera, yego, nabo ubwo ubuzima bwabo bwaba bwararangiriye aho. ubwo niko abantu bo mu gihe cy'itorero ry'i Korinto mu gihe cya Pawulo niyo mico bari bafite, cyangwa niyo myizerere bari bafite. iyi myizerere bari bagiraga kiriya gihe, iyo bavugaga ko umuntu yapfuye ubugingo bwe buzamuka mu kirere bukajyanwa n'imyuka, bukajyaho imyuka y'abapfuye iba. iyi nyigisho ahantu henshi irakoreshwa no mu masayanse, ariko hari n'abantu benshi bakunze kwifashisha Bibiliya bakoresha iyi nyigisho. bakavuga bati hari umutunzi wapfuye, nuko hari ahantu tubona icyo gitekerezo muri ni Lazaro n'umutunzi. yego, amaze gupfa ageze ahantu byagenze gute? byabaye ngombwa ko nyine avuga ati aha hantu ndi ntago mbashaka. yego, bamwe rero bakagendera kuri icyo gitekerezo bakavuga bati buriya uwapfuye agerayo akanavuga, akagira ubundi buzima, ariko bakibagiza isomo rivuga ko upfuye, abapfuye ntacyo bamenya, imigambi ye ibirangiye, ibyo yatekerezaga byose biba birangiriye aho ngaho. yego, ariko nubwo Bibiliya itwigisha ko umuntu upfuye ibye biba birangiriye aho, ntabwo amateka y'uwo muntu aba azimiye burundu, kuko hari igihe cy'umuzuko kizaba. yego, Imana yagennye. rero hano hari amagambo avuga ngo niba kuzuka kutabaho, kubwiriza no kwizera ni iby'ubusa. ijambo ry'Ikigiriki ryasobanuwe mu busa ekenos. ubu ni ubusobanuro bwiza ariko buragutse cyane. abasobanuzi bajya impaka bibaza niba konos risobanura ubusa mu cyerekezo cyo kuba nta kirimo, cyangwa niba risobanura kubura k'umusaruro. bikaba ari ikintu kitatanga umusaruro cyangwa kitagira icyo cyageza ku bantu, cyangwa se kugira intego. rero ubusobanuro uko bwamera kose, igihe cyose umuzuko wa Kristo utabaho, kwizera kugaragazwa nk'uko udafite umumaro. bituruka mu ijambo ry'Ikigiriki Matiyos. nubwo ijambo Matiyos ritandukanye cyane n'ijambo kenosi, igitekerezo ni uko niba Yesu atari muzima, kwizera nta busobanuro kwageraho, kwaba ari ukwishuka. bitewe n'uko ibyaha byacu byaba bitarababariwe, twaba duhamya ibinyoma, dushuka abantu natwe tukishuka. ibaze iyaba umuzuko wa Kristo utariho, ibi twigisha twaba dushuka abantu natwe tukishuka, twaba dukora ubusa. bindi bavuga ngo zero work. ariko kuko ijambo ry'Imana ryahamije ko Yesu yazutse, sibyo? kandi rikaba ryaravuze ko Kristo yagenze gutya, yapfuye akazuka, ndetse akaba ari no mu ijuru. uyu munsi ntabwo ibyo dukora ntabwo ari impfabusa, ndetse n'ibyiringiro dufite ntabwo ari iby'ubusa. uri kumva imbaraga iri muri uyu muzuko kwacu ntabwo ari iby'ubusa. uyu muzuko uri kumva imbaraga urimo cyane rwose. uyu muzuko niwo uduhesha kubabarirwa, kubera ko iyo Yesu ataza gupfa ngo azuke, iyo ataza kuba yarazutse, tuba dutambirwa ibyaha nande nawe, ko n'ibya mbere ari we byashushanyaga bya bindi byo gutamba inuma n'iki. rero Kristo wazutse ibyiringiro byacu rukumbi, tubonye yuko Kristo umuzuko we nibyo byiringiro byacu rukumbi, kandi ntabwo ari iby'abantu bamwe, ni abantu bose. uwemeye akanamwizera, uwumwizera wese agomba guhabwa kuri ibi byiringiro, agahabwa uku kwizera, ndetse naho yagira amahirwe make akazabura ubuzima muri iyi si, byanze bikunze kuzuka ko azazuka, byavuzwe n'Imana itabeshya. amen. rero numva icyigisho cyacu cy'uyu munsi twagisoreza hano. yego, cyavugaga ngo Kristo wazutse, ibyiringiro byacu rukumbi. urumva nta handi bishingiye. rero icyigisho cyari cyiza, twungukiyemo uburyo abantu bo mu gihe cya kera bari bameze, ndetse kandi tubihuza n'abo mu gihe cyacu uyu munsi, natwe tubona ko ariko bameze, abenshi bahakana umuzuko wa Kristo, kandi dusanga ko n'abafite iyo myizerere cyangwa iyo myumvire y'uko umuzuko wa Kristo utabaho,
abenshi ni abakristo, yego ni abantu burya baba mu madini. Ababivuga gutyo ko umuntu ashobora kuvukira mu wundi, abenshi bari mu madini runaka. yego Rero reka Imana idufashirize muri iki cyigisho. yego Iyi ni Bibiliya twize, nta yandi magambo yacu twashyizemo. amagambo yacu Ijambo ashingiye ry'Imana. mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abanyekorino igice cya 15 kuva ku murongo wa 9 kugera ku wa 19, aho Pawulo yari ari kubahamiriza iby'umuzuko wa Kristo abo bakorino. Reka rero dusoze dusenga, wadufasha tugasoza. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, uhabwe icyubahiro. Amen. Tukugireho umugisha cyane muri uyu mwanya. Twize icyigisho cyiza cyari kiri kuturarikira uburyo mu muzuko wawe harimo imbaraga idasanzwe. Reka uduhe kwizera ko wapfuye ukazuka, ndetse gukira kwacu kukaba kuri mu muzuko wawe. Reka muri uyu mwanya ibyo byiringiro bibi byacu, mu izina rya Yesu, Amen. amen.